ndetse nanone nuko dutangiye episode ya mbere ni kuri Traffic Love Story. Dutangiye Young Love episode ya mbere. Ndabakunda cyane we, nizere ko nabazaniye agafilime keza n'agafilime k'ubuzima. Dutangiranye hano n'umukobwa yicaye ahangaha mu modoka, n'umukobwa mwiza niwe dutangiranye. Barakwereka hano hari umukanishi wari uri kugenda, yari ari kugenda ni umukanishi agize gutya yitegereza mu kirahure cy'imodoka. N'umukanishi ari kwitegereza mu kirahure cy'imodoka disi. Umukanishi ati ahangaha mfite udufavure byaba ari danje wana, byaba ari sawa. Ati hano twanwa naho tuzamere tumanuke. Kumbe muri iyo modoka hicayemo umukobwa muto mwiza. N'umukobwa mwiza, igikanishi iti ewana naba mfite utwanwa twiza. N'igikanishi ati ewana. N'umukanishi dutangiranye, n'umukanishi ahangaha maze umukobwa aramwitegereza. Umukobwa mazara namwenyura disi, n'igikobwa cyiza. Umukanishi ari kwireba mu modoka kanabyina, abyina kamucerenga. Agakobwa kakisekera, agakobwa kakamwitegereza kagaseka. Umukobwa ni mwiza. Umutipe akomeza kubyina kamucerenge, bagenzi be bamubonye ati General we, General ngwino hano General, ngwino General. Atari kumani muri kumbuza kwibyinira kamucerenge. Igisore kirangije disi cyegera bagenzi be n'abakanishi. Tutangiranye hano ni mu kagaraje niho bakora. General yaje ari kubabaza ati ni cye kibazo mani ko muri kumamagara? Ati muri iriya modoka harimo umukobwa, ntabwo wamubonye? Ati muri iriya modoka harimo umukobwa. Ati harimo umukobwa. General yahise avuga ati ngo iki harimo umukobwa. Nawe umusore gatayiwe data we, ati ntabwo nabyizera ukuntu wari uri kubyina hariya utabonye uriya mukobwa wari urimo. Ati ntabwo nabyizera. Ati baza Ajike niwe uragusobanura. Ati ewana muri harimo umukobwa mwiza usa neza, wisize amavuta usa neza cyane. Maze bahita bagikubita ati ceceka wa kigoryi. Ati ibyawe buri kimwe cyose ni ukuba uri kwirira gusa, ibyawe ni ibiryo gusa, uba uri kubesha. Barakwereka ako kanya wa mukobwa yahise ava mu modoka. N'umukobwa mwiza, ni Young Love niyo turi kureba. Umukanishi agize gutya abona wa mukobwa, arangije aramubwira ati reba hariya singuriye umukobwa avuye mu modoka. Ati nguriya. Baramumwereka umukobwa nawe gutya ava mu modoka, arangije yiyegeka ku modoka ho gakeya, arangije arareba. Ibisore birangije byitegereza umukobwa, byose biramwa yewe data gwe bega umukobwa ari kwinywera ka juice. N'umukobwa mwiza we. N'umukobwa ntabwo arabona bari abasore ntabwo arababona ukuntu bari kumwitegereza. Ibisore byitegereje umukobwa birangije bimira karungu. Umukobwa kugira ngo urya abona ibisore biri kumwitegereza. Umukobwa agwa mu kantu ati bari abasore bari kunyitegereza kuri ibisore byaritegereje shawe n'ibikanishi biranga. Umukobwa arangije arababwira ati mumeze mute yewe mumeze mute. Umukobwa arabasuhuza. Abasore barangije barikangura ati ati muri gukora iki? Ati mucekinge buri kimwe cyose. Ati mwabahungu mwe muri hano muri gukora iki? Ati mukora akazi, mujye mu kazi, mukora akazi, mujye mu kazi, ibintu byashushe, mukora akazi, dukora akazi. Barakwereka ku rundi ruhande bigaragare ko iyo umukobwa yaje gukoresha imodoka, n'umukobwa bigaragare ko baje gukoresha hano imodoka. Abasore bakomeje akazi kabo. Barakwereka hano ari umugabo ahita abwira undi mugenzi wa turakoze Mr. Ahesi. Uyu ni umugabo bamwita Mr. Ahesi. Wa mugabo arangije abwira uyu mukobwa bamwita Shirini. Aramubwira ati Shirini tugende. Umusore w'umukanishi
twatangiranye arangije yitegereza uyu mukobwa, yitegereza umukobwa n'umukobwa kwinjira mu modoka, akomeza kwitegereza iki gisore, yakomeje kwitegereza iki gisore. Mama we, umusore yitegereje umukobwa, umusore yitegereza umukobwa nawe akamwitegereza, umukobwa nawe akamwitegereza. Disi ni umukobwa mwiza, igisore cyaramwitegereje, n'igisore nacyo ni cyiza, uretse ko ari igikanishanga gikorera ababosi muri egaraje. Ni umusore bamwita Jenner, n'umukobwa bamwita Shirin. Bya bisore nabyo bikaza ewana muri kariya kamodoka harimo ibebitu, harimo icyana. Umusore warangije barakora akazi, barakwereka umusore yakomeje kwitegereza imodoka, umusore yakomeje kwitegereza imodoka atari kirobe umusore no gushyiramo ipine byamunaniye. umukobwa arangije ava aho ngaho, ndetse bigaragare ko uyu mukobwa iwaba ari abakire we. Uyu mukobwa ntabwo yaraje gukoresha imodoka, ahubwo ari kumwe n'umushoferi we, umukobwa ari kugenda mu nzira abona telefone iramuhamagaye, arangije arayihorera. Nuko umushoferi waramubwira ati Shirini kamoni, wakitabye iyo telefone koko? Ati witaba iyo telefone kubera iki kwanga kwitaba iyo telefone? Ati yitabe. Umukobwa aramubwira ati sinshobora no kuba nayitaba. Ati ntabwo nayitaba. Umugabo aramubwira ati ugomba kuyitaba. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko kubera icyo nyivangira mu buzima, kubera icyo binegeka ngo nimfatira telefone, kubera iki buri kimwe cyanjye uri kugira ngo ukivangemo, kubera iki buri gihe cyose umatira ngo nimfatiye telefone? Wayi, kubera iki wivanga mu buzima bwanjye wa musore wubundi? Kubera iki wivanga? Umusore ni umushoferi we, ndetse bigaragare ko iwabo w'uyu mukobwa ari abakire. Uyu musore akaba ari umushoferi w'uyu mukobwa, akaba amujyana ku ishuri, akamufasha ingendo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu musore bigaragare ko ari umukozi, bari baje hariya gukoresha imodoka. Barakwereka ya modoka asasa yahise igera mu rugo, bahise bataha bagera mu rugo. Ni umusore bageze mu rugo, umusore aparitse mu rugo, bageze mu rugo. Bigaragare ko ibyabaye mu modoka nabyo mwabibonye. Ni agafilime keza k'ubuzima mugakunde we. Ntiwibagirwe gukanda ku buto ya subscribe. Umukobwa yaje ababaye cyane, umukobwa yaje ari kurira cyane ababaye. Umukobwa arangije araza ngaho afungura urugi arinjira. Ni umukobwa mwiza muto, ni umukobwa. Hano ku rundi ruhande baratwereka undi mugabo wicaye ahangaha. Wa mukobwa ahita yinjira, ahita nikanga. Umukobwa iravuga ati mana yanjye we. Umugabo arangije ahita amubaza ati Shirini, kubera iki wanze gufata telefone yanjye? Ni ukubera iki wanze kwitaba telefone? Shirini aravuga ati papa, ati sasa barakwereka na wa mushoferi arinjira wa mushoferi. Bigaragare ko uyu mugabo ari umukire, uyu mwana ari uwe. Noneho yahise abaza yangamani uyu mushoferi, ati kubera iki muje mu rugo aya masaha? Ahita amubwira ati nyakubahwa, twagize ikibazo cy'imodoka, imodoka yagize ikibazo, twamanje kwanyura ku mukanishi ngo badukanikire. Ati nyakubahwa rwose mumbabarire ntabwo bizongera. Nuko aramubwira ati genda vangaha, genda. Aturakoze cyane nyakubahwa. Umukobwa nawe asigara aho ngaho, wa mugabo arisokera wa musore twatangiranye. Bigaragare ko ari umushoferi w'uyu mukobwa. Yaramubashije ati kubera iki ari bwo mwataha amasaha? Ati twagize ikibazo cy'imodoka. Umugabo wicaye ahangaha ahita avuga ati hanyuma wowe
gira vuba umere neza, nurangiza uhita uzanga ku meza unyiyungeho dusangire. Uri kumva neza wa mukobwa we? Nuko umukobwa ahita amubwira ati ariko ntabwo nshonje, njyewe ntabwo nshonje. Atariko kubera iki utuma mbiguhatira Shirini? uba ugomba kuza hano ku meza, ni njyewe uba watanze amategeko, ni njyewe uba watanze amategeko, ugomba kuza ahangaha ku meza tugasangira. uri kunyumva neza wa mukobwa we? Umukobwa arangije aramubwira ati yego papa. kumbe uyu mukobwa uyu nise kandi bigaragara ko isi ari umukire. umukobwa arangije ahita yinjira ahangaha mu cyumba. ni umukobwa mwiza. umugabo asigara ahangaha ari kunywa ko kunywa, umugabo ari kwinywera, ari kunywa akanyobwa. umukobwa arangije yinjira ahangaha mu cyumba. ni umukobwa mwiza mutoya, ni umukobwa muto, ni umukobwa mwiza mama we. umukobwa akigira ahangaha yatangiye kurira disi, bigaragare ko uyu mukobwa afite ikibazo. umukobwa yatangiye kurira, umukobwa yararize cyane ati mana yanjye. umukobwa karira. umukobwa arangije ati nkeneye mama, ari no kumwitegereza ahangaha ku ifoto disi. bigaragare ko uyu mukobwa yabuze nyina. uyu mukobwa ntabwo afite nyina, icyo tumenye ni uko afite se gusa. uraza gusobanukirwa. aka ni agafilime k'ubuzima, ntabwo ukwiye kugacikwa. ni agafilime keza, ni Traffic Love Story iba yaguteguriye. ni agafilime keza kitwa Yanga Love, ni keza cyane. umukobwa yararize, mana yanjye, umukobwa ararira we.